nta kindi twabona twavuga usibye kuvuga ngo urakwiriye, usibye kugushimira urakoze. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwakwiyicarira mu cyubahiro cy'Imana. Ndashimira Imana impaye ubuntu, ingiriye ubuntu bwo kugaruka kuri uyu musozi. Umusozi navuganiyeho n'Imana ibintu bikomeye, siyo saha yo kubivuga bizanzana, ntago ariko nzabivuga, nzi uburyo nateguye nzabivuga. Uyu musozi nawuririyeho, Imana yumva amarira yanjye. Uyu musozi nawuririyeho, Imana yumva gusenga kwanjye. Uyu musozi ni umusozi naririmbiraho ngo ndi umutangabuhamya ko Imana igira neza. Haleluya. Iyo uvuga Imana aho bakuzi biroroha, kuko iyo umuntu ari wenyine abasha kubeshya. Ariko Bugembe yaravuze ngo ababuzabuza Mukama, abashidikanya Imana murebere kuri jyewe. Haleluya. Oh haleluya. 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 Ndumutangabuhamya ko Imana igira neza. Ngenda umutangabuhamya. Reka nivugire ijambo ry'Imana, kuko nkoze kuri bimwe n'ibindi byaza. Ariko numva pastor mfite ukuntu nshaka kuzaza kuvuga ibi bintu hano, kandi muzanyemerere mu mpikaze. Ndashaka kuzaza gushima Imana. Kambabwira akantu gatoya. Aha nahasengeye nsengera muri ADPR, ariko nkasengera hano. Habaga ibiterane misi 21, habaga n'ikindi cyitwa go to the next level, ngira ngo kiracyana haba n'ubu ngubu. Nageraga hano ntago basubizaga inyuma, kuko ntari uwo muri ridini. Ntago bigeze bamfata nk'umwana wo mu gasozi, oya. Kuharyama naryamye ahangaha mureba, narahasengeye, najyaga nza bari muri repetition ngajya hariya mu nguni. Nta wavuze ngo uyu muntu ko atari uwa hano ahamara iki, oya. Iminsi yose naririya, amasengesho yose nasengeye. Ndashimira Living Word ko mutigeze mumfata nk'umunyagasozi. Haleluya. Kandi pastor ndagushimira, uri umubyeyi. Ni umubyeyi. Abatazabiha agaciro hari abazabiha agaciro. Uri umubyeyi. Imana iguha umugisha. Nzaza kubivuga neza. Ntabivuga ndumva ndi hafi kubivuga, ariko Imana ifashe ntabivuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kadusome ijambo ry'Imana. Birimo birabira, ariko ntago nareka kuvuga ko Imana igira neza. Kuko naririye hano, namennye amarira muri uru rusengero. Amaso yanjye yavuyemo amarira ameneka hano. Imana ikajya imbwira ngo nzakugirira neza. Ikajya imbwira ngo ubuzima urimo hari igihe uzasigara ubuvuga nk'inkuru, ukomeza abantu, uko ushobora byose. Imana ngurira imiryango myinshi, ugerageze gukosora. Imana ikajya imbwira ngo nzakugirira imiryango myinshi. Iyo hari igihe nagira ngo ni inzozi, ariko ndashimira Imana ko idasaba amaboko. Imana ntabwo yandika ibaruwa isaba ubufasha. Imana dusenga, Imana mbabwira, ntabwo ari Imana ica mu baturanyi mu miryango ngo ikoreshe inama ngo ibaze ngo mbese namurengera, mbese nabimuha, mbese nabikora, oya. Iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Ihagurukijwe no gutabara iratabara, waba uzwi waba utazwi. Pfa kuba Imana ikuzi uri ku rutonde rw'abigomba kugirira neza. Nta marangamutima yandi, ntabwo inyura ahantu, oya. Ibyo yavuze no kubikora irabikora. Uri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho. Uri
Imana yo kwizerwa, uriho uzahoraho, kandi uvuganye n'umuntu ushyirwa ari ukubisohoje. Haleluya, 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 haleluya. Ntabwo tuvuga Imana kuko hari ibyo izaduha, turi kuvuga Imana nk'abari kuva mu madeni Imana yatubitsemo kubera ibyo Imana yakoze. Ntabwo turebera Imana mu byo itarakora, igihe cyose tuyirebera mu byo yakoze, bikatwiringiza ko n'ibyo itarakora izabikora. Haleluya. Dusome igitabo cya mbere cy'Abami, ubundi turi busome mu Befeso igice cya 2. Naje kukubwira ngo uhereye none Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Hari umuntu unyumvise? Imana ikurinze kugira gute? Vuga, wibwire, vuga ngo indinze kuvunika aho ntakenewe. Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Buriya rero reka mbabwire ukuntu ibintu by'Imana bikora. Buriya ubuhanuzi nshobora guhanura umuntu mu iterano hano anasinzire yabyumva gusa bikazamusohoreraho kuko yabyumvisha akabyizera, ariko igitangaza gituruka mu ijambo ry'Imana gitandukanye n'ibyo. Iyo uzi ko Imana igiye gukora ikoresheje ijambo riturutse mu kanwa kawe, bisaba ngo ubwira agutumbire. Haleluya, haleluya. Ikirema cyari cyicaye gisabiriza, nta kindi kintu barakibwiye ngo wowe uturebe. Kubera iki? Uko umuvuga butumwa avuga niko igiti Satani yateye kigenda kivaho imizi, kivaho amashami, kirimbagurika, gishya, gitengurwa, ijambo rirangira hari ikintu gikomeye Imana yakoze muri wowe. Haleluya, haleluya. Noneho bisaba iki? Bibiliya irambwira ngo ku munyabwenge nziyerekana nk'Imana y'inyembaraga, noneho ngo ku kigoryi nabwo nziyerekana nk'Imana igorana. Abo bantu uko ari babiri bose babona Imana. Bivuze ngo uburyo wizera Imana nuko uzayibona. Nuyizera nk'ikora bito uzabona bito, nuyizera nk'ikora binini izabona binini. Umva nkubwire, nubundi nibito ntabyo wihaye, wisaba nabi, aguka mu bitekerezo. Reba Imana ngari, ureba Imana nk'Imana nini, kuko Imana iriyerekana mu buryo bwose umuntu ayitegereje. Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Haleluya. Kuvunika aho udakenewe ni iki? Ni igihe ibyo ukora bari byo ariko ubikorera atariwe, cyangwa bubikorera ataribo. Kabiri, ni igihe ibyo ukora bari byo ariko igihe ubikoreyemo atari cyo. Gatatu, ni igihe ibyo ukora bari byo ariko aho ubikorera atariho. Babyita kuvunika aho udakenewe. Ni ikihe gitangaza Imana igukoreye muri uyu mugoroba? Imana ikurinze kuzamara imyaka y'ubuzima bwawe wicuza uvuga ngo iyo mbimenya. Imana ikurinze kuzasazana amarira, kuzabindushyi, kuzakorera indashima, kuzakora ibintu bitagira umusaruro. Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Haleluya. Uyu mugoroba Imana iraguhuza n'ahantu n'igihe n'abantu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Gitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere. Haranditse ngo umwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda nasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasane, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya agupfumbate kugira ngo ususurukirwe nyagasane. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isiraheli, babona Abisagi w'Ishunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane. Namwe niko handitse? Namwe niko handitse? Uwo mukobwa yari mwiza cyane,
akajya akuyakuye umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Ndarisubiramo, uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuye umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Abefeso 2:10 handitse ngo, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo uyu munsi ige nawe tube turi kuyigenderamo. Siko namwe musomye? Siko musomye? Ndashimira Imana kubw'ikintu Imana irakora muri uyu mugoroba. Ngewe uhagaze hano ndimo ndakibona, ndimo ndabona iki Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Ntagira ijambo Imana yaribwira umuntu idakunda cyangwa idafiteho gahunda, ntago bishoboka. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo Dawidi yarashaje. Mbere yuko mavuga, ndashaka kugira ngo mbanze ndebe ko mwumvisha icyo bita kuvunika aho udakenewe. Ni igihe ibyo ukora bari byo, ariko ubikorera atariwe, cyangwa bubikorera sawa. Ni igihe ibyo ukora bari byo, ariko aho ubikorera okay. Gatatu, ni igihe ibyo ukora bari byo, ariko igihe ubikoreyemo ibyo babyita kuvunika iki? Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko turi abo yaremye ituremeye iki? Ituremeye iki? Sawa. Uyu mwami rero ngo arasaza. Dawidi amateka ye turayazi, ntago ariyo nshatse kuvuga, reka muvuga ari mu busaza. Dawidi amaze gusaza, urumva ngo abagaragu baramurebye bakajya babona arimo aratengurwa, ari gutitira, arashishira. Batangira gutekereza ikintu cyatuma ashyuha, cyangwa se ikintu cyatuma yongera gusubirana agasubira ibusore. Batangira kumutekerereza, baravuga batari kubu uwamushakira umukobwa w'inkumi akajya abana nawe akamukuyakuya akamukorera, uyu mwami yakongera agasusurukirwa. Ngo babimubwiye, ubundi hari urwego ugeraho nkuko ijambo rivuga ngo ukiri umusore warikenyeza ukijyana aho ushatse, ariko hari urwego uzageraho bagukenyeze bakujyane naho udashaka. None se simbyuka mu minsi yashize bari banegura igiterane muri Anglikani, umuhungu wanjye bavuye ku ishuri ngo yarwaye, abandi banyafishije ngo utegereje Pasiteri Mutesi, nanjye ndimo ndajya kuri MBC kuvuza umwana. Ubwo se nari ngiye aho nshaka? Bazagukenyeza bakujyana aho udashaka. Nicyo nari nshatse kukubwira. Hanyuma Dawidi rero ngo batanga igitekerezo cy'uko bagomba kumushakira umukobwa w'inkumi. Abagaragu rero ba Dawidi ngo bafata inzira. Bibiliya yambwiye ngo mu bihugu byose bya Isiraheli bafata inzira ngo bakajya bagenda bakagera ahantu hambere, bakahasanga umukobwa mwiza, bakavuga batari kuyu nawe ni mwiza, ariko reka tube tumuretse gato tujye no mu kindi gihugu. Wasanga nyina yarabaga yasenze Imana yamubwira iti umwana wawe nzamugirira neza ntazapfa ubusa, nyamara musengera abana bacu. Bakagenda bakajya mu kindi gihugu, bahagera bakasanga umukobwa mwiza, ariko bavuga tuyu nawe reka tube tumubitse turebe ko dushobora kuba n'undi umuruta. Bibiliya yambwiye ngo barazenguruka, ngo baragenda mu bihugu byose umva bya Isiraheli, ngo baragenda bagera ahantu bita Ishunemu, bahasanga umukobwa witwa Abisagi. Ijambo ryavuze ngo yari mwiza, yari mwiza, yari mwiza. Noneho nubwo yari Miss wo mu gihugu kimwe, Miss Dorinivel, yari mwiza cyane. Umwana nyina yareze nawe akabazi ko yabyaye umukobwa mwiza. Ba nyirarume ba nyirasenge bazi ubwiza bw'umukobwa wabo. Abagaragu bahageze ngo bafata feri, baravuga bati uyu mukobwa niwe tugiye gushyira umwami. Famiye yumvisha umwami rero
kakivuga itiko byagenda kose dushingiye umwami. Yewe n'ubundi ubwiza bw'uyu mukobwa bwari ubwo kujya ibwami. Kwande vuga ngo muzehe, vuga ngo muzehe, gamba muzeyi, kwa muzeyi. Umukobwa rero ba nyirasenge avuze ati ubu rero mwana wacu uburagiye, usanze umugabo arashaje, umugabo ushaje mumfata gutya, babigenza gutya ngo bagiye bamugira za nama tubagira muri bridal shower. Abagaragu ba Dawidi barangije bafata umwana w'umukobwa baragenda. Mana Imana ikurinde abagaragu ba Dawidi mu buzima bwawe. Inshuti zimeze nk'abagaragu ba Dawidi ziraje zikubwire ko zakuboneye iseta, zirakujyana mu kibina, ziraguha pase, uzarangiza ubuzima bwawe urira. Umukobwa ngo baramufashe bamushyize imbere, bararirimbye za ndirimbo bati turashingiye. Ayi nyabura urabeho nyamibwa ikeye we, uwamwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Vuga ngo ni muzehe. Mukobwa aragenda baramujyanye abagaragu ba Dawidi, baramujyanye nyiramwiza. Nyirasenge atishyiramo naka akabara kihumuza bagaca imbere y'umugabo, akangaka barakambara ugaca imbere y'umugabo akareba ubwiza bwa, akareba uko uteye. Barangije baramutwaye. Nubona wakumbuye ujye uterera ijisho kudufoto watwaye, ye urwibutso rw'abawe mwari we igenderese. Iyo ugiye si ishyanga uzindutse arahataha, ye tuzagusura twese. Ye umukobwa aragiye akajya avuga ati ariko n'ubundi nanyweye amata nisiga amavuta. Umva bwiza bwanjye bwari ubwo kujya ku mwami. Vuga ngo muzehe. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Mukobwa yahagurutse agiye kuba umugore, tubyumvikaneho. Yahagurutse azi ko agiye gukuyakuya. Ni muri Bibiliya y'urundi rurimi muramenya icyo bisobanura. Yahagurutse azi ko agiye gushyira mu bikorwa ibyo nyirasenge yamubwiye na nyina. Arahaguruka, ahaguruka afite izina zita umwana we w'imfura we. Ahaguruka afite amazina y'abana. Aragenda ajya gushaka, agenda nk'uko abandi bagenda, baramuririmbira baramusezera, ariko aho yaragiye ntabwo hariho. Mana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Mukobwa aragenda n'ubwiza bwe ngo aragenda agera ku mwami. Ijambo ryambwiye ngo akajya amukuyakuya, amukaresa ni karese, ngo akajya amukorera, ngo ntiyamumenya. Bibiliya iravuga ngo ntiyamumenya mu buryo bwo kuba umugore n'umugabo. Murebe mu rundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Uburyo atamumenyemo suko Dawidi atarebaga, suko atabonaga. Ikimenyimenyi nimusoma ku murongo wa 15 murahita muhabona inkuru z'uburyo Adoniya yiyimitse, nyina akaza kubivuga. Akimona yaramubwiye ngo urashaka iki? Ubwo ntago yabonaga, ntago yabonaga. Ahatarabonaga ni hamwe gusa, ariko handi yararebaga. Mukobwa akajya kuyakuya we, agakuyakuya akavuga ati ariko se ubu mama azi ko ndi umugore, use masenge, use banko, use basaza, use rwarungano rwanjye, kandi ubu nyine bazi ko reka ta ibyo akora nibyo, ariko wabikorera siwe. Uburyo ari kuvunika nibwo, inshingano ari kuzuza nizo, ariko uwabikorera siwe. Niba hari ikintu kibabaje mu isi ni ukuvunika aho udakenewe. Ntabwo Dawidi yari akeneye abagore, ntabwo imyaka yari afite yari yo gushaka undi mugore. Hoya, yari ashaje agomba kuruhuka, ariko bamuzanira umugore ngo akajya amukuyakuya, agakora byose ibintu bishoboka byose, ngo ariko umwami ntiyamumenya kubera ko ntabwo yari. Vuga ngo kuvunika aho udakenewe. Ni imvune ebyiri, uburyo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ijambo ryatubwiye ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo. Nta muntu n'umwe waje kwisi ataje mu kazi, nta muntu n'umwe uri kwisi nk'imburamukoro. Numva ushaka kuba waravutse bakaguta mu muhanda, ushaka kuba waravutse kwande,
ushaka ube waraje urinda itateganijwe. Niba warageze ku isi waje mu kazi, turabana Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Ariko niba hari ikintu kibabaje, ni uburyo ushobora gukora ibyo ukora akaba ari byo ariko abo ubikorera atari bo, ibyo ukora akaba ari byo ariko aho ubikorera atariho, ibyo ukora akaba ari byo ariko igihe ubikoreyemo atari cyo. Uyu mugoroba Imana irashaka kugukuraho uburuki bwo kuvunika aho udakenewe. Imana irashaka kukurinda kuzasaza n'iminkanyari n'agahinda, kuririmba indirimbo z'amaganya, wandika amagambo y'amaganya. Iyo umuntu yavunitse aho adakenewe, asaza avuga ngo iyo mbimenya simba naragiyeyo, simba narahakoreye, simba narahasengeye. Oya, ibyo wakoraga byari byo, ahubwo wayobye umusozi uragenda ujya kuvunika aho udakenewe. Niba hari ikintu Imana igiye kugukorera muri uyu mugoroba, nuko kurinda kuvunika aho udakenewe. Imana irashaka kukurinda kuvunika aho udakenewe. Ndashimira Imana ndi kubona mu rubyiruko rwinshi. Umukobwa umwegeze ambwira ngo nimusengere, namusabye ko nzajya mvuga ubuhamya kugira ngo mfashe urubyiruko, sinamuvuga amazina. Arambwira ati nsengera, mfite ubukwe ariko mfite ikibazo. Isi kibazo ufite ni ikihe? Aturumva mfite ubukwe, harabura amezi 2 ngo ubukwe bube, ariko ninjye uhamagara umusore, nigewe ushyiramo airtime nkamuhamagara, nigewe uvunika mu rukundo, nigewe uteruye haremereye. None se sengera iki? Musengere nyina nkunde nkuko mukunda. Ndavuga ne okay, ejo uzaze twiyiriza ubusa. Araza ariko ntababekege, ntago nabwiriwe, nawe narimubwiye ko ntabwiriwe. Ntago ibyo ndebesha amaso y'umubiri najya kubibaza Imana. Indobo ni icyatsi, ngiye kubwirirwa ngo Mana mbwira iyi ndobo ni icyatsi. None se ubundi ko harambagiza umugabo harambagiza umukobwa? Ndambwira ni ngwino twiriza ubusa, nurangiza telefone uyireke nuyifunga, ariko ntuze guhamagara uyu muhungu. Umukobwa araje aho ngaho, nkajya nyuzamo nkagenda nkamusengera nti Imana mumurikire mwe. Kase kavuga ngo Imana imurikire, namusabye ko amusengereka mu rukundo ruruta urwanjye. Bigera ni mugoroba umuhungu atarahamagara. Ndamubwira nti nabwo ntumuvugishe, ejo uzagaruke twongere dusenge. Na nijoro ntiyamuhamagara. Noneho neje aragaruka twirirwa dusenga ntiyahamagara. Bigeze ni mugoroba ndamubaza ngo niba kubura kwawe ntacyo bitwaye uyu musore, utekereza ko kuboneka kwawe byo hari icyo bimumariye? Igihe cyose aho uri uzahava ntiyahungabane, uzanamenye ko no kubuhari ujye witonda, niho hagufitiye umumaro, ntago ariho hafitiye umumaro. Niba kubura kwawe ntacyo byadutwaye, nunagaruka uzaze wigengesera, kuboneka kwawe ntacyo bimaze. Udahari byakunda, udahari byakoreka. Kizakwereka kukenewe nuko uzabura ahantu hagahungabana, akavuga ngo arihe wa undi wahagararaga hariya, umwe wacurangaga, umwe wabaga mu nguni, wa undi waririmbaga gutya, turahungabanya arihe. Uwo muntu abakenewe n'Imana iramugarura, kuko hari amajwi ari guhamagara, hari reklamatio ihari, ariko igihe idahari ntabwo ukenewe. Kuvunika aho udakenewe ni igihe ibyo ukora bari byo ariko ubikorera atariwe. Urumva natanze indabo, ubwo ni Saint Valentin, natanze indabo, natanze gift, nanditse message, ariko ntago ari kuzisubiza kandi yazisomye. My friend, ubaye ukenewe ntago bisaba indabo n'akadomo, karahagije ngabone ko wagatanze. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubaye ukenewe, reka mbabwize ukuri, nta kintu na kimwe wakorera umuntu atari wowe Imana yaremye kuzakimukorera ngo uzigere na rimwe bigaragara ko wagikoze. Umva, nushaka uzabuseka amasara gaseseka, igihe uri gusekera utari we uw'Imana itigeze yandika mu gitabo cyayo kuzasekera, ntashobora kubona iseko yawe. Izabonwa na rubanda ariko imbere ye ntazabibona, kuko ntabwo ari wowe. Urumva ko ntacyo ntakora, ko ntacyo nakoze, pastor mwansengeye koko, uri gukajyaho ukarira, nta rindi sengesho uri kuvunika aho udakenewe.
bwira Imana, yibwire ngo Mana mpagarariye aha, nyobora aho nzahinga ntibiribwe n'inyoni, aho nzahinga ntihasarura undi, nyobora aho ntazaba nicuza, aho nzakora ibintu nzahemberwa no mu bwami bwo mu ijuru. Imirimo dukora twijujuta ntaho tuzayihemberwa. Kuvunika aho udakenewe. Wandikiye umuntu message 300 atarasubiza nimwe, kuvunika ntabwo ugikenewe. Si bikorwa ukora ntabwo yabibona, wimurenganya, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe. Nyamara hari abakora bike kuri wowe bikagira agaciro mu maso ye. Kubera iki? Niba Imana yanditse ko bazabimukorera mu mazina, wowe ntago urimo. Imana ikurinze kuvunika aho udakenewe. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Ndabona mushaka gukomera Imana amashyi, ngaho ni muyakome. Ayo nayi Imana, ayarine muraza kuyakoma nyuma. Dukomeze ijambo ry'Imana. Haleluya. Vuga ngo Imana indinze kuvunika aho ntakenewe. Cyo ruvuge ngo Imana indinze kuvunika aho ntakenewe. Reka mbabwize ukuri, turabana Imana yaremye turemeye imirimo tuzakora. Umva nkubwire, tuzakora, tuzavunika, tuzarara amajoro, tuzabyuka igitondo. Ariko niba hari ikintu kibabaje mu isi, ni igihe ibyo ukora bari byo ariko abo bikorera atari bo. Ni igihe ibyo ukora bari byo ariko igihe ubikoreye atari cyo. Ni igihe ibyo ukora bari byo ariko aho ubikorera atariho. Niyo mpamvu uyu mugoroba Imana irashaka kuguha inyenyeri kumurikira, aho ugomba kuyobora imirimo yawe, aho agomba kuyoborwa ibikorwa byawe, aho amarangamutima yawe agomba gusohokera. Haleluya. 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 Oh haleluya. Vuga ngo kuvunika aho ntakenewe birarangiye. Kuvunika aho udakenewe. Iyo uvunika aho ukenewe, uvuga i bakavuga u, uratera bakikiriza. Reka mbabwize uko ngiye mvuga ukuri. Ibintu byo kuvuga ngo nararwaye, ngo kora hari ngo ntiyansura, ngo ndongera ndarwara ntiyansura, reka nkubwire, ndakwinginze ibyo bintu bigabanye. Uzagenda ubaza Imana ngo koko hari ahantu ndakenewe. Ubaye ukenewe wabura, tukarira tukavuga ngo ijwi rya kabiri twaribuze, mushaka amata tujye kurireba turihiga aho ryagiye. Ariko kubera ko ari ibisanzwe, presence yawe nubundi ni isanzwe, niyo mpamvu ubura ntitubimenye. Imana ikuyobora ahantu uzajya ubura hagahungabana, hakavuga ngo ari hakarira, hakaguhamagara, imbaraga z'Imana zikakugarura. Haleluya. Haleluya. Nese utekereza ko mu gihe cya Tabita hatapfuye benshi? Kuki ari wese Imana yabashije kuzura? Nuko yari yapfuye kandi akenewe. Abo yari yakozemo imirimo bakenewemo baravuze ngo ntago bishoboka, baramubuze, barahungabana, bararira, baravuga, buri wese akarekana ibyo yakoze, buri wese akerekana, umutekano urabura. Biba ngombwa ko Imana imubasubiza kubera iki? Yarakenewe. Impamvu wagiye ntidutake ntabwo wari ukenewe. Imana ikurinde kuvunika aho udakenewe. Haleluya. Ukora umukoro taruwaje nabyo nugutsindwa hoya, nkoresha icyo wamama, dore ndi imbere yawe ngungoresha ibyo ushaka, icyo mbiriyeho mbere nta. Mpaye umuntu wese pole mu iteraniro wavunitse hadakenewe, ariko kandi nongera kukubwira ngo congratulations, kuko Imana ikuyoboye ku musozi ugomba kuvunikiraho. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
oya Imana ishimwe hari urubyiruko rwishinge ntago nyangira isoni zo kubivuga mbabwire indirimbo aba bana bacu bajya baririmba z'abantu bagiye bavunika bo badakenewe. Biragoye gukunda umuntu utakwitayeho, ubumeze nk'umuntu utazi inzira anyuramo, nicyo utabona ko mbikwereka mu gihe turi kumwe. Ayi data we ntacyo yabona, ntabwo ukenewe, nta maso afite yo kukubona, kuko mu Imana yamwandikiye azareba ntabwo urimo. Uzarinda ukora ukore wongera uruhe, ibyo ukora nibyo, indabo nizo, amagifti niyo, iminsi mikuru niyo, surprise nizo, ariko ubikorera ntabwo ari we, ntabwo azigera abibona. Ibintu ukora nibyo, ntabwo nguciye intege, imirimo yawe niyo, amajoro urara niyo, uburyo uhamagara kora zawe nizo, ariko abo uhamagara ntabwo ari bo. Uyu mugoroba Imana iraguhuza n'umuntu wanyawe, wariwe ugomba kuvunikira, ugomba kuruhira, bikagira aho byandikwa. N'igihe warwaye akajya imbere y'Imana akarira, n'igihe wananiwe akibutsa Imana imirimo yawe. Kubera iki? Ibyo ukora arabibona, imbaraga zawe arazibona, ibintu byose abyitaye. Ntabwo uzongera kuvunika aho udakeneye. Niyo message nakuzaniye, ntabwo bizongera. Imana iragukunda, ntabwo yakwemera kusaza urindushye, ntabwo yakwemera ko iminsi usigaje kuba ku isi uyibaho uruhira ubusa, uko utazashimwa, imirimo itazagira aho yandikwa. Kubera iki? Abo uyikorera ntabwo ari bo. Vuga ngo Mana ndagushima kundinze kuvunika aho nakenewe. Nukuri ntabwo bizongera. Mpagaza nk'umuhanuzi, nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo, ntabwo bizongera, ntabwo bizongera. Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri, uzahita ukosora amakosa yose wakoze bwa mbere. Ntabwo bizongera. Ibyo ukora nibyo, ntabwo nguciye intege. Kibazo nuko abo bikorera atari bo. Ariko uyu mugoroba hari inyenyeri Imana igiye gushyira imbere y'amarangamutima yawe, izajya ikumurikira. Ntuzongera kwicuza, ntuzongera. Ibyo wakoraga byari ibyo, ariko wabikoreraga ntabwo yari we. Niyo mpamvu atabibonaga umubabarire. None se ubu iyo turebye aba bagore uko ari babiri, Abisagi wari uzi gukuyakuya umwami amukorera, na nyina wa Salomo wari umaze gusaza, uwo umwami yari kubona mbere ninde? Sabisagi. Ariko ntabwo yamubonye, kuko ntabwo yari gahunda, nta yari ihari. Yagombaga kureba mukecuru. Igihe cyose uri gukorera abantu batari bo, niyo waba usa n'izuba ryo mu museso, ntabwo bigaragara, ntabwo biboneka. Ariko igihe cyose ukorera abantu banyabo, niyo waba uri mu mwijima, bashobora kukumva naho utavuga. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Vuga ngo ndagushimiye Mana kundinze kuvunika aho nakenewe. Imana ikurinde kuvunikira abantu batari bo. Twaje ku isi kuvunika, ariko hari abantu banditse mu gitabo cy'Imana tuzavunikira. Abo abari b'Imana ishyira imbere yawe kugira ngo ukore imirimo izandikwa. Iyo ari bo niwicuza, niyo unaniwe Imana iguha imbaraga. Ntabwo Imana igitera umuntu inkunga ku musozi itamwoherejeho, ntabwo bibaho. Haleluya, oh haleluya. Ibyo ni ukwibeshya abantu. Hari n'igihe umuntu yibeshya umusozi, umuntu akibeshya umusozi, akaza yajyana mu rusengero agahita avuga ati baririmba neza, ngiye guhita mba umuririmbyi. Nyamara Imana imuzanye kuba umwinginzi, cyangwa imuzanye kuba umuterankunga, cyangwa inamuzanye kuba umudiyakoni. Ariko kuko wazi, erega kuba uzi gukora ibintu ntabwo bivuze ko ari umusozi wawe. Bishobora kuba n'impano. Impano ni igikoresho cyo mu muhamagaro.
gahita za karirimba akajya aririmba. Umuntu uko aririmba neza ariko ko turaduteje ibibazo. Iyo uri ku musozi utari uwawe, uho amakimbirane, ibibazo, ibiki naho ngaho bihora nta handi. Uyu muntu rwose ko nta kindi mbese ugasanga hatangiye gukubitana kubera iki? Wayobye umusozi. Nyamara Uwiteka ari yakubwira ati mwana wanjye ndi Uwiteka ndakuyoboye, jya muri Living Word. Wahagera kuko wayobye icyo waje kuhakora. Byakwanga ugatangira kuvanga Imana yarakubeshye. Ntabwo Imana yakubeshye, ahubwo wayobye umusozi ugomba gukoreraho muri urusenge. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Kuba njyewe Mutesi nabanzi kubwiriza, hari igihe atari wo muhamagaro wanjye. Nkaza najya amagara hano nkahita mvuga the Bible says, nkajya mbivuga mu Gifaransa, bivuga mu Cyongereza, mu Giswahili. Ariko se uriya mudamu yavuye he? Pastor yajya dukurira uriya mugore hariya koko. Ariko haza uvuga uti dufome mu vandiko, mukajya mvuga uti haleluya, mukabona biramubereye. Kubera iki? Ari ku musozi we. Iyo uri ku musozi wawe ntago uvunika, urahagarara kuko Imana izi ko yahagushyize, igahita iguha imbaraga, ikaguhereza ubwenge, ikaguha amagambo, ikagenda igutera inkunga, ikuvomerera. Kubera iki? Iyo Imana izi ko umuntu ari mu muhamagaro, nubwo yaba adasa nawo, nubwo yaba bigaragara ko atawushoboye, Imana iramushoboza, imutera inkunga, iramwuhira, iramubashisha. Kubera iki? Ahantu ari ijuru rirabizi ko ari wahagaze. Hallelujah. Ntabwo Imana igitera inkunga umuntu ku musozi itamwoherejeho. Nigeze nyoba umusozi, noneho kundi kuri umusozi ndasenga nkumva Imana ntivuga. Bukeye Imana iraza irambwira ngo mwana wanjye Mutesi, biroroshye kumpamagarira aho nakohereje, ariko birakomeye kumpamagarira aho ntakohereje. Uyu mugoroba Imana ikuvane mu kajagari, mu rungabangabo, mu gukubita ibikombe, gusopanya ibintu, kumenagura ibirahure, kugira gute. Imana iguhagarika ahantu ishaka kuhagarara, ikurinde kuvunika aho udakenewe. Hallelujah. Oh hallelujah. Ubu kandi hari abantu wese bajya muri confusion. Imana nanjye subu naba narayobye umusozi muri urusengero. Reka tuvuge mu rusengero kuko ariho mpagaze, ariko imisozi yose umuntu yayibaha agakorera Imana. Abantu bose ni abakozi b'Imana. Urugero, abasirikare ntabwo ari abakozi b'Imana, abapolisi ntabwo ari abakozi b'Imana, mwarimu wigisha umwana wawe wese umukozi w'Imana. None se niba Imana ikubwira ko izaguhera abana ubwenge, hari ubwo uzahinga mu murima? Ntabwo buturuka muri ba barimu babandi batwigishiriza abana, umwana agataha afite ubwenge? Umuntu wese ku musozi we yakorana n'Imana kandi yakoreshwa n'Imana. Ntabwo bisaba ngo bari mu rusengero, ariko reka twivugire mu rusengero kuko niho mpagaze. Hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu wabura aha ngaha wenda ari kuvuga ati Imana wazasobanuriye ikintu nagiye gukora muri uriya rusengero, cyangwa se birashoboka ko utari n'uwa hano, ukaba uri no mu wundi rusengero, ariko ukaba wibaza ubwira Imana ngo nyobora umurikire ikintu nagiye gukora muri uriya rusengero. Ubaye uhari ndakumenera ibanga, ariko niba ntawe ndakomeza. Niba hari azamura ikiganza nibwo ndabivuga, nimbura n'umwe ntago mbivuga. Kwabonetse, arabonetse, ni benshi, ngaho ni mu manuri. Ngiye kukumenera ibanga ry'uburyo uzamenya ikintu Imana yaguhamagariye gukora mu rusengero. Uzazinduke ari mu gitondo cya kare, bafungure urugi rw'urusengero uhari. Nurangiza ugende wicare inyuma hahera, ubu umuntu w'inyuma. Abadiyakoni binjire ureba, protokole binjire ureba, agasuku kataraye gakozwe gakorwa ureba, babensitara ibyuma ureba, ibintu byose bikorwa ureba, batangira amateraniro ureba, baririmba ureba, babwiriza ureba, baturisha ureba, ibintu byose bakira abashyitsi ureba. Iteraniro rize kurangira ureba n'amaso yawe, nta kintu na kimwe cyagucitse. Nyuma y'iteraniro ikintu uzabona bakoze bakagikora nabi, nicyo Imana yaguhamagariye gukora mu rusengero. Icyo uzabona bakoze kikakurya, icyo nta wundi wakibonye ni wowe.
ni wowe Imana yahamagaye kugikora mu rusengero. Ubundi biriya byuma biri hariya urimo urabibwira nde? Ni wowe uri kubibona, ngwino utanga igitekerezo bihave. Koko ngo mwabonye ngo ko nabonye ngo uriya mukozi w'Imana ngo iriya nkweto ngo yambaye 2 3 ngo mwabibonye. Ntago bo babibona. Wowe Imana yereka, ni wowe Imana yahamagariye kugura iya 3 n'iya 4 n'iya 5. Uziko ibintu ubona abandi batabibona. Uziko ibyo ubona ari bijyanye n'ikimana yakuzaniye gukora hano. Uziko ikikurya ishyaka rikumereye nabi hano ni iby'Imana yakuzaniye gukora. Ubu wasanga utudututi mureba hari umuntu babaye ari kuvuga ati hoya kariya kari kujya akandi kakajya. Ibyo bintu Apolineri ntabyazi. Wowe ubizi, wowe ni wowe Imana iri kubwira ngo genda ubikosore. Bwira umuntu mwegeranye ngo ikitameze neza ni wowe uzagikosora. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Hanyuma nimonza naganiriye n'Imana mu mutima wanjye. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye Imana igiye gukora muri iri teraniro. Uyu ni umugoroba Imana igiye gutanga ibikoresho by'akazi. Nababwiye ngo nta muntu n'umwe waje kwisi kubusa, twese turi mu kazi. Turabana Imana yaremye turemeye imirimo. Kera Imana imbwira ko ngiye kuba umupasiteri, najyaga ndeba ukuntu b'abadamu baba bambaye nkavuga nire ntago bira nabishobora. Iriya myenda Mana ntago nabibasha, se bura kuntu babasomye za Bibiliya ntabyo nabasha. Bukeye ndimo senga umukozi w'Imana bita Rubibi Innocent anjyana ahantu aransengera. Niwe muntu watumye nemera gukorana n'Imana. Amaze kunsengera arambwira ngo Imana igiye kumpa ibikoresho by'akazi. Arambwira ngo buri kintu cyose utekereza ko utashobora, Imana igiye kukiguha nk'igikoresho cy'akazi. Niki wifuza mu byo ubona abapasiteri bafite wowe udafite, Imana irakiguha ariko nk'igikoresho cy'akazi. Naje kukubwira ngo ibyo ukora nibyo, ariko ikibazo cyari gihari. Birashoboka ko aho wabikoreraga atariho, nawo wabikoreraga ntago baribo, n'igihe wabikoreraga ntago cyari cyo. Noneho Imana iguhuje n'ahantu n'abantu ndetse n'igihe. Igisigaye igiye kuguha ibikoresho by'akazi. Birashoboka ko Imana ishobora kuguhamagara ku musozi w'abanyabwenge nyamara ntabwo ufite. Imana igiye kuguha ubwenge nk'igikoresho cy'akazi kuri uwo musozi Imana ikujyanyeho. Birashoboka ko ahantu ugiye gukorera hasaba amafaranga nyamara ntayo ufite. Imana igiye kuguha amafaranga nk'igikoresho cy'akazi cyo ku musozi ugiye gukoreraho. Birashoboka ko ahantu ugiye gukorera nawe uhakorera tubatse. Imana igiye kuguha urugo ariko urugo uhereze nk'igikoresho cy'akazi. Buri kintu cyose Imana igiye gukora Imana igiye kukiguha nk'igikoresho cy'akazi. Birashoboka ko ahantu ugiye nta muntu wajya atarize, Imana igusubije kwiga iguhaye amashuri ariko y'igikoresho cy'akazi. Nta kintu na kimwe Imana igiye kuguha kitazagira umumaro mu bwami bw'Imana. Muhaguruke tugiye gusenga Imana. Hallelujah. Muhaguruke. Bwira umuntu mwegeranye ngo tugiye gufata ibikoresho. Twe ngo tugiye gufata ibikoresho. Ntabwo nzi uw'Imana izakugira we, nta nubwo nzahana Imana ikujyanye, nta nubwo nzi Imana igiye kukugira cyo, nta nubwo nzahana Imana igiye kukugeza, ntabwo nzayigiye kukwicaza. Icyo nzi muri uyu mwanya nuko igiye kuguha ibikoresho by'ikizagukoresha, by'ikizakumaza. Imana igiye kugutera inkunga, Imana igiye kuguha ibyari bikenewe, Imana igiye kuguhereza. Haleluya. Umuntu wifuza ko Imana imuha ibikoresho by'akazi yamuhamagariye, turabo yaremye turemeye imirimo myiza, nazamura ikiganza. Turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho by'akazi. Turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho by'akazi. Turi mu mugoroba wo kwakira ibikoresho. Ntabwo nzi ibikoresho ukeneye,
birashoboka ko ugiye gushaka bikaba bisaba ko umugore w'umunyabwenge cyangwa umugabo w'umunyabwenge. Uyu mwanya Imana iguhaye ubwenge nk'igikoresho cy'akazi, Imana iguhaye byose, Imana iguhaye perimi nk'igikoresho cy'akazi, Imana iguhaye kubyara kubera ko umusozi ugiye gukoreraho ukoreraho abantu babyaye. Imana iguhaye kubyara, iguhaye guheka. Umusozi ugiye gukoreraho ukoreraho abantu bazi ijambo ry'Imana. Imana iguhaye kumenya Bibiliya no kuyisobanura. Imana iguhaye indirimbo, Imana iguhaye igikundiro. Uyu musozi ugiye gukoreraho ntawe uhagarara adafite igikundiro. Imana iguhaye igikundiro nk'igikoresho cyo kuri uyu musozi. Uyu musozi ugiye guhagararaho nta muntu uhagararaho adafite ubwenge. Uyu mugoroba Imana itanze ubwenge bwinshi muri iri teraniro. Imana ihaye abakobwa ubwenge, ihaye abasore ubwenge, ihaye abagabo ubwenge, ihaye abagore ubwenge, ihaye abasaza n'abakecuru, abana batoya. Imana iguhaye ubwenge. Birashoboka ko ahantu ugiye gukorera utahakorera utamamaye, Imana irakwamamaje. Isezerano dusanga muri sogokuruza Aburahamu rivuga ngo nzogeza izina ryawe. Imana yogeje izina ryawe, babyemera batabyemera, imbere y'abanzi n'abakunzi. Imana yogeje izina. Birashoboka ko ibintu ugiye gukora nawe ubikora atarabisigiwe. Imana igusiza amavuta, Imana igusiza amavuta, Imana igusiza amavuta muri uyu mugoroba. Imana irabigusigiye, ugiye kubikora nk'uwabisigiwe, ugiye kubikora nk'uwabisigiwe. Imana iguhaye ibyo byose nk'igikoresho cy'akazi. Komera Imana amashyi, twakira ibikoresho, twakira ibikoresho, twakira ibikoresho. Zamura isengesho dushimira Imana aho uri. Zamura isengesho ushimira Imana, wibwire ngo ndagushimiye kumpaye ibikoresho nari nkeneye. Buri kintu cyose wari ukeneye kugira ngo uhinduke Imana ishaka kubawe, kugira ngo ukorere Imana ishaka gukorera, kugira ngo uhagarare Imana ishaka guhagarara. Imana irakiguhaye muri uyu mugoroba. Shimira Imana ko iguhaye ibikoresho, shimira Imana ko iguhaye ibikoresho. Imana iguhaye ibyo uzahagarana nabyo, Imana iguhaye ibyo kuvuga, Imana iguhaye ijambo ribohora, Imana iguhaye kubwiriza abakene ubutumwa bwiza, Imana iguhaye kubohora, Imana iguhaye buri kintu cyose wari ukeneye. Uyu mugoroba Imana iragitanze mu rwego rwo kukurinda kuvunika aho udakenewe. Komera Imana amashyi menshi cyane, ongera ukomera Imana amashyi. Niba wumva hari igikoresho uvanye ku Mana, yikomera amashyi, yikomera amashyi menshi cyane, yikomera amashyi, yikomera amashyi, ongera yikomera amashyi, ongera yikomera amashyi. Wa mukobwa we, umusore urahana yikomera amashyi. Yishimire ko hari igikoresho iguhaye, hari ibintu Imana iguhaye. Ibi bintu isi ntabwo izabikwambura, ibi bintu isi ntabwo izabikoraho, ibi bintu bizacanga isi, ibi bintu bizanyeganyeza isi. Ntawe uzabihiga ngo abifate, kuko nibyo uhawe n'Imana, ntabwo bihawe n'umuntu. Ntawe uzabyica ngo bipfe, ntawe uzabyirukankana ngo abigereho. Ibi bintu ntawe uzabirwanya ngo abishobore. Ubiguhaye azabirwanirira, ubiguhaye azabirinda, ubiguhaye azabiyobora. Komera Imana amashyi menshi cyane, dushimira Imana. Baba, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ndimo ndabona abantu bakira ibikoresho, buri wese aho Imana imujyanye imuhaye ibikoresho. Ntabwo uzitwa umukobwa utagira ubwenge, ntabwo uzitwa umugore utagira ubwenge. Uzaba umuhanga, uzaba umunyabwenge. Ibyo byose ntuzabyirate, uzibuke ko Imana yabiguhaye nk'ibikoresho byo mu bwami bwayo. Imana iguhaye ibintu ariko bizagira umumaro mu bwami bw'Imana. Imana iguhaye bizagira umumaro mu bwami bwayo. Nta kintu Imana iguhaye kizahinduka icyo kwihorera no gutsindagira bakurwanyije. Ikintu Imana iguhaye ni icyo gukora mu bwami bw'Imana. Haleluya, oh haleluya. Niba hari umuntu Imana ivuganye nawe, nayikomera amashyi ayihereza icyubahiro. Yesu shimwe. Oh haleluya, oh haleluya. Ndakumva cyane Mana muri iri teraniro. Ndimo ndabona abantu Imana ibahumura amaso. Imana igukoze ku maso, ugiye kureba
Imana igukoze ku mboni, ugiye kureba ibyo utarebaga, ugiye kumva ibyo utumvaga. Ndi kubona abantu bagiye gukunda ijambo ry'Imana barinyoterwe. Ndi kubona abantu buzuye imbabazi bagiye kubabarira abanzi babo. Ndimo ndabona abantu buzuye ubwenge. Ndi kubona abandi bafashe ibikapu bagiye. Abantu Imana iyoboye mu ngendo runaka zitandukanye. Imana ibahinduye abantu badasanzwe, nimuzabipfusha ubusa. Nta jambo nari nk'Imana igivuga ngo rihere. Imana iguhinduye umukobwa udasanzwe, ntuzabipfusha ubusa. Iguhinduye umusore udasanzwe, ntuzabipfusha ubusa. Ubaye umugabo udasanzwe, ntuzabipfusha ubusa. Imana iguhaye kuba umugore udasanzwe. Ugiye kuba umuntu ukenewe, isi iragukeneye. Ugiye kuba umuntu abantu bazajya babona, batangire guseka utaravuga, bashira intimba utaravuga. Imana igiye kugukoresha ibintu bidasanzwe. Uzajya ugera ahantu abantu batangire gushima Imana ko bariye, kubera ko bazi kuje kubagaburira. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye kwambara utaramuha imyenda. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye gutera imbere utaravuga. Umuntu azajya kubona ashimira Imana ko agiye kumenya ijambo ryayo utaramwigisha. Kubera iki? Ibyo Imana igiye kugukoresha ugiye gusa nabyo, bizajya bivuga utaravuga, bizajya byaka utaraka, bizajya bicana utaravuga. Imana ibigwaye nk'ibihamya n'ibimenyetso ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu, imba wastahili. Oh, haleluya. Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Vuga ngo Mana ndagushimiye ko imyaka nsigaje kubaho ntazongera kuruhira ubusa. Sinzongera kuvunikaho ntakenewe, sinzongera kuvunikaho nakenewe. Vuga ngo ntabwo nzongera. Urakoze ko nzasaza neza. Urakoze ko imirimo ngiye gukora uhereye none ntihazongera kubamo kwijujuta, kubera ko umpuje n'igihe, ukaba umpuje n'ahantu, kandi ukaba umpuje n'abantu. Urakoze kugiye kunshyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze kumpaye ibikoresho isi itampereza, ubwenge butampereza, amafaranga atampereza. Mpawe n'imbabazi zawe. Urakoze kuri umuyobozi wanjye kandi unyoboye mu rugendo. Nakiriye inyenyeri nshya muri uyu mugoroba. Iyi nyenyeri zanjye imbere sinzongera kuyoba inzira. Iyi nyenyeri nihagarara nzajya mpagarara. Iyi nyenyeri nigenda nzajya ngenda. Vuga ngo uhereye none ngiye gukorana n'inyenyeri yanjye. Vuga ngo uhereye none ngiye gukorana n'inyenyeri yanjye. Urakoze kumpaye inyenyeri. Umuntu wumva avuganye n'Imana nayikomera amashyi mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Iyi tariki uyandike, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntabwo uzongera kuvunika aho udakenewe. Uri umuntu ugiye gukora imirimo irenze niyo wakoraga, kubera ko uhereye none ibyo ugiye gukora ugiye kubikorera abantu bari bo cyangwa umuntu wari we. Ibyo ugiye gukora ugiye kubikorera ahantu ku musozi wawe, kandi ugiye kubikorera mu gihe cyawe. Haleluya. Bwira umuntu mwegeranye ngo uhereye none uri mu gihe
ntuzongere gutegereza igihe. Muhanurire mubwira ngo Imana iravuze ngo uri mu gihe, ntuzongere gutegereza igihe. Iyo uri mu gihe ugategereza igihe, uti igihe iki ni igihe cyawe, nta gihe kirenze icy'uyu munsi. uri mu gihe, haguruka ukore. Ivuganye nawe izagushyigikira, izabana nawe, izakurwanirira, izakwiyereka, izagucira inzira. Ibyo utabona birahari, Imana izabiguhereza. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Hari umuntu uvuganye n'Imana, hari umuntu uvuganye n'Imana. Basi buri wese ku ruhande rwe navuga icyo Imana ivuze kandi akizamure, ntacyo bitwaye nibishaka biburusa. Imana ivuze gute, kubwiye gute? Hamwe n'ibikoresha, ahandi sinzongera kuvunika. Nutabyatura ntabihari. Ibyo umuntu avuga nibyo aba ari byo, ibyo utatura ntabihari. Ni we muhanuzi ukomeye ku buzima bwawe. Imana ivuganye nawe gute muri uyu mugoroba? Byatuza akanwa kawe, byature. Uko byatura niko bikura, niko bigira imbaraga, niko bigira ireme, niko bigira ubushobozi. Imana ikorana n'amagambo twatuje akanwa kawe. Ibyo uvuze nibyo uzaba byo, ibyo watuye nibyo izakora. Ibyo uko bivuze niko Imana izabikora. Mujya mwibeshya ngo Imana ngo ikorana n'amayindi gusa. Oya, mu bitangaza byose Yesu yakoze, ibyo yakoze byinshi nibyo yabanzaga kuganira n'uwagiye kubikorera. Wizeye ko mbishobora? Akavuga ati ndabyizeye. Urashaka ko nkugirirana? Ntuzongere na rimwe kubaho utazi kwatura ibyo ukeneye, ibyo uvuze, ibyo uvuga nibyo Imana izagukorera. Imana ivuze ko ikugiriye gute? Atuza akanwa kawe, byature ibyo uvuze wa mukobwa we nibyo uzabona. Ibyo uri kuvuga musore nibyo, nta bindi bibiri inyuma. Ibyo uri kuvuga birangana n'ubushobozi ufitiye Imana muri wowe. Uko wizeye Imana, uko uyitekereza bihwanye n'ibyo uri kwatura. Ku munyabwenge iziyerekana nk'inyembaraga, ku kigoryi iziyerekana nk'igoramye. Uko bivuze niko bizagusohoreraho. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Tugiye gushimira Imana, tugiye gushimira Imana ishobora byose. Ntago nzi uko hano mujya mushima Imana, ariko iyo umuntu ahagaze hano muba mwamuhaye uburenganzira kandi muramwubaha. Tugiye gushimira Imana ishimwe rivuga ngo Mana urakoze ko ntazongera kuruhira ubusa, ntazongera kuvunika aho ntakenewe. Ugerageze umbare ubyatuza akanwa, ubikore ubyatuza akanwa. Buriya ijambo nasomye muri Zaburi riravuga ngo Uwiteka ngakwibuke ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, ngo izina ry'Imana ya Yakobo ngo rigushyire hejuru, ngo ikoherereze gutabarwa kuva aheraho urusengero. Yibuka amaturo yawe. Mujye mutanga amaturo Imana izibuka. Uryita izina, uvuge ngo ndagushimiye ko ntazongera kuvunika aho ntakenewe. Nzarinda nsaza bitabaye. Uyibwire ngo ndagushimiye ko ntazongera kuvunika aho ntakenewe. Aha mutura gute? Mutura gute? Mumbare muzane dushimire Imana. Ndabanza nakira iki gihande cyicaye, nikirangiza ndakurikizaho iki ngiki. Ituro rivuga ngo ndagushimiye ko ntazongera kuvunika aho nakenewe. Nanjye munzanire nture, bibanze bingirirweho. Shimira Imana ko ntazongera kuvunika aho ntakenewe.